Imana dusenge Imana twongeye ko twasimbere tugushimira kuri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye turagushimira ko twicaje hano no masaha turagushimira ko umugisha komeje kuduha uyu munsi niba wirwanye telefone yawe byanze bikunze wabonye aya mashusho ariko kandi niba utigeze unayabona ushobora kuba wumvise inkuru ifitanye isano nayo inkuru ya MISS MUHETO DIVINE. Uti byagenze bite? MISS MUHETO yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda kubera kunywa agasembuye akarenza urugero akarenzaho akanatwara ikinyabiziga. Iyi ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi kumva umukobwa nka Nyampinga w'u Rwanda arimo gushinzwa amakosa nk'ayo. Gusa ibi ngo si ubwa mbere bivuzwe kuri uyu mukobwa kuko hari n'ikindi gihe byigeze kuvugwa ko yagaragaye mu bukwe bw'inshuti ye yagasomye yizihiwe. Nanone kandi inkuru yuko yaba akunda agasembuye yagarutsweho ubwo yakoraga impanuka ikomeye cyane, impanuka yari no gutwara ubuzima bwe ariko Imana igakinga akaboko. Abenshi rero bamushinzaga ko yari yagasomye. Uyu mukobwa kandi niwe Nyampinga w'u Rwanda waciye agahigo koko bari wamaranye igihe kinini ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Iri kamba akaba yararyegukanye mu mwaka w'2022 ryari ijoro ry'ibyishimo kuri we ndetse n'umuryango we tutibagiwe n'inshuti n'abavandimwe. Uyu mukobwa kandi wari ukiri muto yise yegukana imodoka nshya ya Hyundai Venue ifite agaciro ka miliyoni ziri hagati ya 18 na miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse akazajya ahembwa umushahara w'ibihumbi 800 ku kwezi mu gihe cy'umwaka byateganywaga ko azamara yambaye iri kamba. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima n'amateka byaranze uyu mukobwa ndetse namwe mu makuru ari kumugarukaho muri iyi minsi. Turagaruka ku buzima bwe kuva akiri muto kugeza yegukanye ikamba rya Miss Rwanda umwaka w'2022. Hano wageze ni ku Isana TV show. Kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu tugutegura umunsi ku munsi. Nje wumva nitwa King Sent. Ngo hayi kaze. Mpamvu y'inse nshuti navutse nago nangaga abantu. Akakunda umwana avuka hari umuntu uvuka agahita yanga abantu gutyo. Navutse icyambere navutse abantu benshi bankunze bananshaka. So kandi nanjye sinawangaga rero inshuti ndakekara byavuye. Divine yo ni nka gift iturutse ku Mana, ni nk'impano y'Imana. Muheto ni izina rya papa. Amazina ye ni inshuti Divine Muheto. Yavutse ku ya 21 Ukuboza mu mwaka w'2000. Avukira mu mujyi wa Kigali akaba ari naho yakuriye. Uyu avuka mu muryango w'abana 4 akaba ari umwana wa kabiri. Yavukiye mu Rwanda muri Kabeza ari naho nakuriye. Yize mu ishuri ry'incuke rya Kigali City School akomereza amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Kingdom Education Center. Mu cyiciro rusange cyangwa se troncome yize mu ishuri rya Mutagatifu Marie Adelaide mu karere ka Kamonyi. Amashuri yisumbuye yize muri Fawe Girls School ishami rya Gahini aho yize ibijyanye n'imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Inshuti Divine Muheto yaje nk'uhagararira intara y'Uburengerazuba mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda 2022. Yabaye umukobwa ukunzwe kurusha abandi ku mbuga nkoranyambaga zirimo nka Facebook, Instagram, Twitter ndetse no ku majwi ya MTN kubera uburanga bwe. Muheto yasimbuye Grace Ngabire ku ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Uyu mukobwa yavuze ko kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda byaturutse ku cyizere yari yifitiye ndetse no gushyigikirwa n'umuryango we n'inshuti ze tutibagiwe n'abavandimwe be. Ati kugira ngo nitabire irushanwa rya Miss Rwanda icyambere nuko ari ibintu nakuze nkunda. Kuva nkiri umwana nahoraga mbonera irushanwa nkabona ari ryiza nkabona birashimishije. Nanjye nkavuga nti umunsi umwe ndifuza ko nazagira amahirwe nkajya mu bari guhatanira iri kamba. Nicyo cyatumye ngira intego zo gukomeza kuza muri iri rushanwa. Akomeza agira ati ikindi cya kabiri cyanteye kuba najya muri iri rushanwa ahanini ni icyizere ababyeyi banjye bari barangiriye ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Rero uko bakomezaga kubimbwira nanjye byanteraga imbaraga zo kumva nanjye nabikora nkavuga nti wenda bino bintu bakomeza kumbwira gukora bishobora gukunda. Uyu mukobwa kandi ngo umuntu wa mbere yabwiye ko agiye kwitabira irushanwa ngo ni mama we, nawe amubwira ko amushyigikiye, amubwira n'akamaro ko kwitabira Miss Rwanda nk'umwana w'umukobwa ushaka gukabya inzozi ze. Amaze kubibwira mama we yateye intambwe abibwira na papa we maze nawe amubwira ko azamushyigikira uko ashoboye kose. Hari mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka w'2021 ubwo yafataga icyemezo cyo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Ku itariki 20 Werurwe mu mwaka w'2022 Nshuti Muheto Divine nibwo yambikwaga ikamba rihabwa umukobwa uhiga abandi mu buranga, ubwenge n'umuco. Iki gihe rero
nibwo byanditswe mu mateka y'u Rwanda ko ari ubaye Miss Rwanda w'umwaka w'ibihumbi 2022 nyuma y'urugendo rutoroshye n'amasengesho we n'umuryango we n'inshuti n'abavandimwe bari bamaze igihe basenga. Uyu mukobwa wari ukiri muto yese yegukana imodoka nshya ya Hyundai Venue ifite agaciro ka miliyoni ziri hagati ya 18 na 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akazajya ahembwa umushahara w'ibihumbi 800 ku kwezi mu gihe cy'umwaka byateganywaga ko azamara yambaye iri kamba, cyane ko yaragisoza amashuri yisumbuye yese yishyurirwa amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelors muri kaminuza ya Kigali, ndetse anahabwa n'ibindi byinshi. Muheto amaze gutsindira iri kamba yaragize ati ndumva nishimye n'umugisha kwegukana iri kamba kandi ndashimira abanyarwanda muri rusange banshyigikiye. Muheto yavuze ko kandi azakora ubukangurambaga yaba mu mashuri abana bagatangira gutozwa kwizigamira bakiri bato mu mushinga we yise igiceri. Ni umukobwa wakoranye inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye uhagarariye abandi, ubavugira, ukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bw'abandi bwubahirizwe uko bikwiye kandi akabishema ry'umuryango n'igihugu cye. Kuri we rero avuga ko izi nzozi nubwo atarazi neza kazazigeraho, ariko uyu munsi avuga ko yamaze kuzigeraho, ko kuba nyampinga w'u Rwanda ari ishema ku muryango we n'igihugu cye, ndetse akaba ari n'umuyoboro uzamufasha mu kuvugira abandi. Nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda muri Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo ubuyobozi bw'irushanwa rya Miss World bwatangaje ko ku nshuro yaryo ya 71 rigiye kongera kuba, ndetse Muheto Divine akaba yari mu bakobwa bagombaga kuryitabira. Nyuma rero yuko haburaga igihe gito ngo irushanwa ribe, nibwo hasohotse amakuru yavugaga ko uyu mukobwa atakiryitabiriye, ubwo yagombaga kuryitabira abifashijwemo n'imwe muri sosiyete zisanzwe zitegura amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda ryitwa Rwanda Inspiration Backup. Yagombaga kumufasha nyine, ikaba yarahagaritswe kubera ibibazo bya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wayitangije, wari uri mu manza kubera ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yashinjwaga kuba yarakoreye bamwe mu bakobwa babaga bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mukobwa kandi yagiye avugwaho inkuru nyinshi n'ibitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, yavuzweho inkuru zitandukanye, inziza ndetse n'imbi. Ahandi twakwibagirwa inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu mukobwa yaba yaratawe muri yombi na polisi y'igihugu. Ku itariki 29 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Miss Muheto Divine kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Polisi kandi yavuze ko uyu nyampinga akurikiranyweho kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ni mu butumwa polisi y'u Rwanda yanyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ku itariki 29 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2024 ivuga ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Polisi bagize bati polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Polisi ikomeza igira iti ibi ntabwo ari ubwa mbere yarabikoze. Miss Nshuti Muheto Divine yatewe muri yombi na polisi y'igihugu ishami ryo mu muhanda hagati ya tariki 18 na 20 Ukwakira mu bihumbi 2024. Muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2023 nabwo Miss Muheto Divine yakoze impanuka yamuteye ibikomere, ariko cyane cyane ijisho rimwe rye rigira ikibazo, avurirwa mu bitaro bya La Croix du Sud ahamenyerewe nko kwa Nyirinkwaya. Ku itariki 31 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2024 Miss Nshuti Muheto Divine hamwe na Sengabo Jean Bosco wamamaye cyane nkafata ku mavuta bitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho bagiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Fata ku mavuta na Miss Nshuti Muheto Divine bageze ku rukiko bari mu modoka imwe. Uyu mukobwa waburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu yabwiye urukiko ko yemera ibyaha aregwa uvanyemo icyaha cyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Ubushinjacyaha nyuma yo guhabwa umwanya bwavuze ko uyu mukobwa yanywereye mu kabari kitwa Atelier de Dive bigeze saa 6 z'ijoro afata imodoka ye arataha. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko kubera ubumenyi buke afite mu gutwara imodoka no kuba yari yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo. Bwavuze ko kandi nyuma yo kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza, ariko nyuma aza kugaruka aje kujyana telefone ze asanga polisi yamaze kuhagera, atangira kuvuga ko atari we wari utwaye icyo kinyabiziga. Ubushinjacyaha
bwavuze ko atari ubwa mbere akora ibikorwa nk'ibi kuko no ku itariki 23 Nzeri umwaka w'2024 yari yagiriwe inama ndetse asaba n'imbabazi. Bwasabye ko urukiko rwahamye ibyaha bitatu akurikiranyweho. Bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alcohol yo ku kigero cya 4.00 kandi nyamara umuntu atagomba kurenza 0.8 bya alcohol mu mubiri we. Mu kwiregura kwe, Muheto Divine yagize ati nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga ariko sinemera guhunga. Yavuze ko kandi nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande kuko yari abonye abantu benshi bahuruye ariko ko atigeze ahunga kuko yari hafi cyane buryo na polisi yahageze ayireba. Umwe mu banyamategeko barimo bunganira Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi. Yongeraho ko kuva mu ibazwa rye atigeze arushya inzego z'ubutabera. Yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga bityo ko amategeko y'umuhanda yarayazi ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu. Uyu munyamategeko yagaragarije urukiko ku ipoto Miss Muheto yagonze igihagaze ndetse n'umukindo ugihari bityo ko atigeze ahunga. Hamya ko yabuhunga aba yarahunze nyuma yo kugonga kuko yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka agakomeza. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko gushingira ku bimenyetso rukemeza ko ibyaha Miss Muheto akurikiranweho bimuhama. Bwavuze ko kandi bigize impuranire mbonezabyaha busaba ko yahanishwa ibihano kuri buri cyaha. Gutwara yasinze agahanishwa gufungwa amezi 6 n'ihazabu y'ibihumbi 180 by'amafaranga y'u Rwanda. Gutwara adafite uruhushya agahanishwa igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10. Naho icyaha cyo guhunga amaze gukora cyangwa guteza impanuka aganishwa umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Byose hamwe rero bikaba igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 220 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo nguko rero ngibyo mwe mu byaranze ubuzima n'amateka bya Miss Muheto Divine. Ni nasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe kuri Sana TV show. Naho utaha Imana ibarinde.